ndabasuhuje, iyi ni Baba Official, njyewe ni Anita Iradukunda. Ese nawe ujya wibaza iki kibazo nanjye ndi kwibaza, hagati y'abakobwa ndetse n'abahungu ni bande batendeka cyane? Ahangaha wansubiza ukurikije uko bibona cyangwa nawe kubyumva. Ngiye kuvuga ku mpamvu zituma abakobwa cyangwa umukobwa adashobora kujya mu rukundo n'umusore umwe, cyangwa kenshi ugasanga akundana n'abasore barenze umwe, ibyo twita gutendeka. Wowe ubyumva ute? Ahangaha umuco wo gutendeka ku bakobwa umaze kuba nk'akamenyero muri iyi minsi, aho usanga umusore cyangwa inkumi we adatinya kwemerera undi muntu urukundo kandi abizi neza ko afite undi ku ruhande. Gusa ibisanga kenshi na kenshi ari indwara ikunze twavuga ko yibasiye cyane abakobwa, ugasanga nibo bari kwemerera abasore barenze umwe bakajya mu rukundo kandi abizi neza yuko afite n'undi nawe bakundana. Iki ni ikibazo cyane rero usanga kiri kwibazwaho, hamwe usanga umuntu adafite umutekano ari mu rukundo avuga ati wasanga afite undi muntu antendekaho cyangwa undi angerekaho, ugasanga ntabwo batuje. Noneho ngiye kubafasha kumenya impamvu zituma abakobwa benshi usanga babikora, ugasanga bafite umuhungu cyangwa boyfriend urenze umwe. Ku ikubitiro ikibazo cyo gukunda amafaranga nicyo kiza ku isonga abantu benshi bagenda bahuriraho. Usanga abantu bavuga ati abakobwa bakunda amafaranga. Ku ikubitiro nicyo kintu cya mbere tubona, ugasanga abakobwa ikintu bashyize imbere cyane mu rukundo ni amafaranga cyangwa imitungo umuhungu afite ikamukururira kuvuga ati hari uwo nkunda ariko hari n'undi ufite ibiceri. Ahangaha ugasanga abafashe bombi. Ahangaha rero gukunda amafaranga biza ku isonga cyane mu bituma abakobwa batendeka abasore. Gusa hari izindi mpamvu zituma abakobwa batendeka. Gusa iki cy'amafaranga cyo gikubita hasi buri wese, kuko aravuga ati abakobwa benshi ntago baba bashaka kuvunika, ntibaba bashaka gukorera amafaranga, ibyo bikabakururira gukunda abasore cyane cyane barebeye ku mafaranga bafite, bakavuga ati reka mufate kuko uyu afite ibiceri. Ariko reka turebe izindi mpamvu ukuyeho amafaranga y'umusore cyangwa yajya mu rukundo akurikiyeho umusore. Ni iyihe mpamvu yindi ishobora gutuma umukobwa atendeka? Impamvu ya mbere ishobora gutuma umukobwa atendeka ni ukugira isoni no gutinya abahungu. Abakobwa benshi usanga bagira amasoni yo kubwira abahungu icyo batekereza bo ubwabo. Abakobwa benshi ugasanga bafite amasoni yo kubwira abahungu icyo batekereza, bigatuma bapfa kwemera ibyo babwiwe byose, kuko hari abahungu bamwe na bamwe bakubwira ko cyangwa bamubwira ko nta rukundo wamuha, bikaba byamubabaza cyane ndetse bikaba byavamo n'inzika ndende. Icyo gihe ashobora guhita yisanga yagiye mu rukundo n'uwo muhungu cyangwa n'uwo musore, kuko ari we abona ko ashobora kuba cyangwa yamubwiriza ukuri. Ahangaha kugira isoni ni kwako navuga kutamenya kwivugira cyangwa kwihagararaho nk'umukobwa, hahandi ibyo bakubwiye byose ukabyemera, hahandi ibyo bakweretse byose ukabyakira, kubera ko ntabwo ushaka kwivuga cyangwa utinya kuvugisha abahungu how you feel cyangwa icyo utekereza kuri bo. Ukisanga rero wowe ntabwo uri bubashe guhakana cyangwa uvuge oya, ukisanga wagiye mu rukundo kandi utabipanze ufite undi. Agaha abakobwa tugabanye isoni, tugabanye ikintu cyo gutinya abahungu, twihagararaho, twige kuvuga oya igihe udakunda umuntu, koko wipfa guhita ujya mu rukundo nawe ngo ni uko gusa abikubwiye ukabumva ufite ubwoba. Nimba koko utabasha kuvuga ngo wihagarareho, ceceka umwihorere. Nabona udakomeje kubigira, aho ugira ngo isoni zawe ufite zitume uvuga yego, byaruta ukamwihorera ukicecekera. Icya kabiri, gukunda utuntu no kutagira urukundo. Ahangaha abakobwa benshi usanga bakunda utuntu ku buryo batabasha guhakanira buri musore wese uwo uje abagana, kuko amubonaho udufaranga cyangwa abona afite amafaranga kugira ngo abashe guhabwa ibyo akeneye byose cyangwa abashe kubona ibyo akeneye byose. Ibi rero bishobora gutuma umukobwa ashaka kwigwizaho abasore bose cyangwa abasore benshi kugira ngo icyo aburiye kuri umwe akibonere ku wundi. Ahangaha ntekereza ko nta rukundo ruba rubirimo. Ugasanga abakobwa nyine nta rukundo afite muri we, nta rukundo yifitemo. My dear, ni gute ubundi wasaranganya urukundo rw'abantu barenze umwe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha rero kumva yuko utari satisfied, udahagijwe n'ibyo ufite cyangwa n'ibyo boyfriend wawe aguha, ahangaha bishobora gutuma nawe wigwizaho abasore benshi, bikakuviramo gutendeka. Icya gatatu, uburyarya bw'abasore. Kubera ko muri iki gihe uburyarya bumaze kwibasira cyane abasore, usanga bigoye kugira ngo umukobwa
abashe kwizera ko ibyo abahungu baza bamubwira byaba ari ukuri. Sore bagira uburyarya cyane, aho usanga nawe ubwe atoroshye nyine ku buryo bitewe n'uko ubona aje n'igikabyo cyinshi n'uburyarya wabona ibintu akubwiye feel like ese koko namwizera. Ugasanga umukobwa agumye muri urwo rujijo rwo kwibaza nimba koko uwo ari we nyawe. Ahangaha bwa buryarya bw'abasore uko buri kugenda buza, umwe akaza ariko ameze undi akaza ariko ameze, ntakavuga ati reka mbafate bose ahari wabona hazavamo umuzima. Ahangaha rero basore namwe mwitonde, kuko namwe muza nk'impamvu ituma abakobwa benshi batendeka cyangwa bagira abakunzi benshi. Ubwo buryarya bwanyu mugerageze mugabanye. Icya kane, kwirinda kugumirwa. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha umukobwa wese nyine ntabwo yumva kugumirwa, no. Abenshi babikora bagira ngo birinde kugumirwa. Iyo umukobwa ageze mu gihe cyo guteretwa n'abasore benshi ntabwo abasha kugira uwo ahakanira, kuko aba yumva ko agize uhakanira cyangwa akagira uwo yizera cyane byazamugiraho ingaruka zo kwisanga nta n'umwe akigira nk'inshuti, mbese akumva atabisecyuwa, rimwe na rimwe atekereza ko azahera iwabo nta mugabo abonye. Ahangaha rero akavuga ati reka mfate bose, uzaza mbere uzavuga mbere tuzagenda. Ahangaha tubifata ku bakobwa baba basa nk'abakuze cyane, ugasanga aravuga ati reka mbafate bose, wabona havuyemo umwe, akisanga rero yigwijeho abasore barenze umwe kandi ababwira yuko bose abakunda. Ni ikibazo gikomeye cyane, sinzi icyo twakora ahangaha, ariko kugumirwa byo ngengera nkoma. Icya gatanu, gushaka guhitamo neza. Abakobwa benshi bakunda gukora iki kintu cyo gutendeka kugira ngo abashe guhitamo yitonze akurikije uko abona inshuti ze zihagaze cyangwa abakunzi be uko bahagaze, kuko hari ubwo waza kumusaba urukundo nyamara ariko akaba ataratoranyamo cyangwa atarabonamo uwo we yifuza, bigatuma avuga ati nibabe bari aho ariko nzaba mpitamo mu gihe runaka nimara gufata umwanzuro maze kumenya koko nkunda wari we. Bwa buryarya bw'abasore akabanza akabalansa. Ahangaha iyo atarafata umwanzuro w'uwo bazabana cyangwa uwo bagomba gukomezanya, mbega ataramara guhitamo neza, nabyo bishobora kuba impamvu yo gutendeka. Nubwo rero abakobwa benshi babikora nk'aho ari inzira nziza bakoresha ngo bashake kugira abakunzi beza cyangwa abone uko ahitamo cyangwa bagaragare neza, ariko bibabaza cyane abahungu, kuko hari ubwo usanga umuhungu yaraguhunze koko bya nyabyo by'ukuri, ariko yamara kumenya cyangwa yasanga umukobwa yakunze yahisemo yaramutendetse, bigatuma yamuhemukira kubera nyine n'umujinya, kumva afite agahinda, gutekereza tayimu ye yataye, bikaba byatuma aguhemukira nk'umukobwa. Twongere twigenzure, tubanze tumenye, tumekinge sure ngo tugiye kujya mu rukundo, mbere yo kuvuga yego ubanza ubitekerezeho neza, kuko ibi ngibi bishobora kuvamo inzika mugani yo gutendeka, ukazisanga ubuze inshuti, ukabusanga ubuze no boyfriend washakaga, byo twita kubura inama n'ibyuma. Twongeye twibyiteho rero, gutendeka ntekereza ko atari umuco mwiza, ndetse byazana kugiraho n'ingaruka mu rugo rwawe rw'ahazaza, ukazisanga ufite imivumo yakuturutseho, abagiye bakuvuma bose, usanga ni ibibazo. Tugerageze tubeseriye mu rukundo, nyine ujye mu rukundo uzi ibyo urimo, apana ibyo kuza uhekeranyije abasore, oya ntabwo ari byiza. Ndabashimiye mwebwe twabanye, ufite icyo wifuza ko twakubwiraho cyangwa twakunguranaho ibitekerezo wabisiga muri comment, hanyuma tukazakivugaho. Murakoze cyane, turabakunda. Iyi ni Baba Official.